twongeye kubasuhuza abadukurikiranye aho muri hose, tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugira uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muhamagaro, aho turi buze kuba tufashwa n'umukozi w'Imana Ev.Vestine Murengezi. Mbere yuko mwakira kugira ngo atuganirize, ikintu nababwira, iyo Imana ifite ikintu igiye gukora, irabanza igategura ndetse igatunganya umukozi wayo, abo izakoresha kugira ngo igere ku cyo yapanze kugeraho. Hanyuma rero mbere yuko dutangira ibindi byose, njyewe turi kumwe uyu munsi nitwa Hakizimana Onesphore, nkaba nkora umurimo w'ivugabutumwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane muri kaminuza no mu rubyiruko. Hanyuma rero reka dusenge ubundi tumwakire atuganirize ku muhamagaro. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Mana Data wa twese, Imana yaremesheje isi ijambo ryawe. Turagushima yuko nubwo igihe cyaje kugera abantu tukakwigomekaho, ariko waje gufata iya mbere, urongera utanga umwana wawe kugira ngo ubandurire mu mitima yacu ubwo buzima bwawe waduhaye, kugira ngo bukoreshe umurikira isi mwami. Turagushimira yuko waduhaye agakiza mu mwana wawe, Mana, agakiza k'impano. None muri aya masaha imbaraga z'umusaraba turazakiriye kugira ngo bene data badukurikiranye bashaka kuzuzwa nawe, bashaka kumenya ibyo upanga, bashaka kumenya ibijyanye n'umugambi wawe mwami. Turakwinginze kugira ngo ubane nabo, ubwiza bwawe bubatwikire mwami. Turakwinginze kugira ngo wongere kuganiriza imitima yacu, dusobanukirwe uwo uriwe, ibyo ukora, kuntu utoranya mwami, twongere kumva n'impano y'agakiza, ubugingo buhora waduhaye mwami mu musaraba. Yesu, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri byose, kandi icyo ushaka n'ibyo ushaka kugeraho n'ibyo ushaka guha abadukurikiye ubibahe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Hanyuma reka dutangire. Tumaze iminsi twumva mu byigisho wagiye uduha, ibyigisho bigiye bitandukanye cyane. Ntawashidikanya rero ko Imana yaguhamagaye. Hanyuma uyu munsi twagira ngo utubwire ibijyanye n'umuhamagaro wawe, watangiye ute, Imana yaguhamagaye ute? Murakoze cyane. Nanjye mbanje kongera kubashimira nanone kandi cyane. Ndagira ngo ntangire mbibwira amazina yanjye nuko n'ubundi mwe mwayavuze. Nitwa Ev.Vestine Murengezi, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ndi umumama, mfite abana babiri, mfite n'umutware, ndubatse. Nabyo ni umugisha Imana igitanga, ndabishimira Imana. Mumpaye umwanya wo kubaganiriza ku muhamagaro wanjye. Ese Imana yampamagaye gute? Yampamagaye ryari? Nibyo by'uko abantu bajya bibaza ibyo bibazo, cyane ko bajya bakurikira ibyigisho tujya ducisha kuri channel yacu. Imana yarampamagaye, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, dusomye ahangaha muri Yeremiya, igice cya mbere ku murongo, dusoma ahangaha ku murongo wa 4, haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka aramubwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose ari cyo uzavuga. Wenda tugarukira aho ngaho. Uyu nguyu ari umuhanuzi Yeremiya igihe Imana yamuhamagaraga. Imana imubwira amagambo, imubwira ko yamuhamagaye kera, itaramurema, akiri urusoro mu nda ya nyina. Imana yashatse kubwira Yeremiya yuko yamuhamagaye kera, mbese imubwira ko yari mu bitekerezo by'Imana. Imana yagambiriye kera itaramurema, imuhindura umukozi wayo, imuvugaho. Hari umuhamagaro uri kuri Yeremiya. Natwe rero Imana yaraduhamagaye. Natwe tubonye ntabwo Imana duhamagaye dukuze tungana gutya. Ntabwo Imana duhamagaye turi inkumi, cyangwa se Imana duhamagaye kera tukiri abana batoya, ndetse tukiri mu nsoroza ba mama. Imana ari dufite mu bitekerezo byayo. Imana dufite mu bitekerezo byayo kuzadukoresha, byari mu mugambi w'Imana.
rero nanjye ku kijyanye n'umuhamagaro Imana yatangiye kwikurana n'umwana mutoya cyane. Ari umwana mutoya ariko harimo n'ubwana, ariko nkagira ishyaka ryo kujya mu nzu y'Imana. Nkagira ishyaka ryo kujya mu nzu y'Imana nta ubimbwirije, ntabirebeye ku bandi, ariko nkumva muri njye mfite umuhamagaro kujya mu nzu y'Imana cyane. Ndibaza ko nari mu myaka nk'irindwi 6 gutyo kuzamura. Najyaga mu nzu y'Imana cyane, nakundaga gusenga. Ndabyibuka ko muri primaire nari nyoboye korali y'abana batoya. Nari mukuru wayo n'ibyo yari uyiyoboye. Nari mbikunze cyane, nari nkuze umurimo w'Imana. Urabizi ukuntu abana mu giturage bakora imirimo itandukanye, umwana ajya kuvoma, ajya gusenya se, hari uturimo akora basabwa n'ababyeyi. Nakoraga iyo mirimo vuba nzi ko ngomba kujya muri korali kandi nyiyoboye. Ibyo rero nabaga mfitemo umuhate cyane, nkumva n'umurimo nishimiye. Ndabyibuka habe niho nakorali y'abakuru bajyaga kuri paruwasi, twe twaga turi kuri centrale. Nijyo segaraga nyoboye korali muri centrale yose. Wumva nabaga nambaye yakanzu y'abakatolike nyine, urabuzi kuntu baririmbisha bagira batya. Nyine byari ibintu nkunze cyane, nkumva n'umurimo w'Imana numva nishimiye. Umva ko nari umwana muto nyine muri primaire. Rero natangiye gutyo nkora umurimo w'Imana. Hanyuma n'ubundi nza gukomeza muri segonderi. Muri segonderi nza gukomeza umurimo w'Imana, ariko kandi noneho njya kwiga mu kigo cy'abarokore. Niga mu kigo cy'abarokore, nsanga abandi barokore numva ngera mu katolike, ariko byabaye ngombwa ko mba umurokore noneho. Mba umurokore, abarokore barankomveka, nakira Yesu nkome n'umukiza wanjye. Numva ndyohewe n'agakiza k'Imana. Numva ndyohewe n'umurimo w'Imana. Nangira nsenga cyane, naho twari muri kurara aho ngaho muri segonderi. Noneho numva nubwo hari igihe umuntu aba atabisobanukiwemo neza cyane, n'umuhamagaro utarawumenya aho uhagaze, ariko numvaga nkunze Imana pe. Numvaga nkunze Imana cyane, kandi nkunze kuba ndi mu nzu y'Imana. Ndabyuka aho ngaho muri segonderi, hari umuvandimwe wigeze kurwara. Arwara uburwayi bukomeye, ndetse ajya ku miti yagombaga kunywa igihe cyose cy'ubuzima bwe bwose. Ndabyibuka icyo gihe nari mfite ishyaka ry'Imana rikomeye. Ndamusengera nuko ndamubwira nti Imana iragukijije, Imana iragukijije. Ntago nzi aho byavaga, ariko nibuka ko namubwiye amagambo. Ndamubwira nti Imana iragukijije, imiti ntongere kuyinywa rwose. Urumva burya imiti umuntu anywa ubuzima bwose bwe, kandi yari akiri umujene, akiri mutoya, ntago biba byoroshye. Nagize agahinda mu mutima wanjye, numva ngize ishyaka ryo kumusengera. Ndamusengera mubwira amagambo, ndamubwira nti imiti yihagarike, Imana iragukijije. Ntago yasinziraga, byari ibintu bikomeye cyane. Iryo joro musengera yarasinziriye pe, yarasinziriye, ndetse no kujya ku ishuri twagombye kumukangura. Iyo miti ayireka gutyo burundu arakira, ariko nyine mbibona gutyo. Ntago narize umuhamagaro cyane Imana yampamagariraga. Ikindi kintu nibuka mu bwana bwanjye, nakundaga kubwiriza ijambo ry'Imana. Ari ijambo ry'Imana kundaga kubwiriza riri hano muri Matayo. Naryibutse mu kanya. Ijambo riri hano muri Matayo nakundaga kubwiriza ko Yesu aje. Urumva nyine umwana kumva, wumvaga nyine bavuga ukuntu Yesu azaza, ukumva ubabajwe n'abantu bazarimbuka, ubabajwe n'abantu bazajya mu muriro. Nakundaga kubwiriza ijambo ry'Imana rero kumperuka. Navugaga kumperuka cyane, nkavuga ngo Yesu azaza mwihane. Nakundaga kubwiriza no jambo riri muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 40. Ngo icyo gihe ngo abagabo babiri, wumve, nabonaga umuntu yicaye nk'uko waba wicaye, nkahita nzana Bibiliya nkakubwira, nkagusomerera ijambo, nkavuga ngo icyo gihe ngo abagabo babiri ngo zabari mu murima, ngo umwe azajyanwa kandi umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wacu azaziraho. Iryo jambo nari kundaga cyane, narariborotse no mu mutwe ritajya rimvamo. Nkabwa ngo abagabo bazaba bari mu murima, umwe agenda undi asigare. Abagore babiri bazaba bari gusya ku rusyo, umwe agenda undi asigare. Nkabwa ni mwitere ku munsi umwami wacu azazaho. Nkabwiriza ndi umwana mutoya cyane. Ndabyibuka ko nigeze kuyabwiriza ndi mu muriro ukomeye cyane. Mukuru wanjye yumva aravuga ati babwire, ariko yabivugaga nyine asa nkaho ari gutebya, kuko byari ibintu bidasanzwe kubona umwana abwiriza. Rero Imana yagiye ibana nanjye mu murimo wayo, nubwo nari umwana muto ariko ntarabisobanukirwa cyane umurimo w'Imana. Rero muri segonderi narayirangije, nkomeza muri kaminuza. Muri kaminuza nibwo nanashatse, nibwo nubatse urugo, niho nakoze mariage. Hanyuma nabwo nkomeza gukorera Imana.
nakundaga Imana, ndashaka njya mu rugo. Rero wa muhamagaro w'Imana, Imana izi ko yaguhamagaye akenshi wa mugani hari ahantu igenda ikunyuza kugira ngo urusheho kuyegera, urusheho kugira inyota yo kuyegera. Habayeho ubutayu hagati mu rugo rwacu, habaho ubuzima bukomeye bugoye n'umutware wanjye, ariko Imana ibana natwe. Imana ibana natwe kuko twegera Imana, dusenga Imana, Imana iduha amasezerano, yewe n'Imana irayasohoza. Imana ikora ibikomeye aho hantu rwose. Ndi umugabo wo kubihamya ko Imana igitabara kandi igahindura amateka. Aho rero hanyegereje Imana cyane, hanyegereje Imana cyane. Aho muri kaminuza n'ubundi nubatse negera Imana kuko nabonaga ubuzima bwanjye ari Imana. Nabonaga ubuzima bwanjye Imana ari igomba kubusobanura, ubuzima bw'urugo rwanjye, n'umugabo arankundira amba hafi, dufatanyiriza hamwe gusenga. Aho hantu rero hamanuriye imbaraga zikomeye z'amasengesho, ntangira gusenga, ntangira kwiyiriza cyane, Imana ikajya isanga noneho nkajya ndota inzozi, Imana inyereka inkoresha ibintu bikomeye, nkajya ndota mbwiriza cyane mu materaniro, mu biterane, mbese Imana ikajya imishurira izo nzozi. Rero aho ngaho muri kaminuza, aho ngaho hari muri 2011 nibwo twasengeraga mu itorero rya Ev.Vestine Church, itorero twagiremo umugisha. Aho ngaho rero niho Imana kubwiraga yatangiye kunsanga. Imana yatangiye kunsanga aho ngaho senya muri iryo torero rya Ev.Vestine Church. Noneho Imana itangira kumpagurutsa kugira ngo ntangire mvuge ubutumwa, ntangire nyikorere. Ndabyibuka hari mu ijoro ndarota, ndota ijwi riraza rirambwira ngo genda ujye kubwiriza. Twari dufite icyumba muri Ev.Vestine Church, cyari icyumba cyemewe, ari icyumba kizwi n'abashumba, cyari icyumba gifite umuriro w'Imana, cyari kiyobowe n'umubyeyi Mama Zuzu. Noneho ijwi rirambwira ngo genda umubwire ngo aguhe ubwirize, hanyuma ibindi nzabyikorera. Niko ijwi ryambwiye gutyo gusa mu nzozi. Ndangije ndagenda mbwira Mama Zuzu muri wa munsi w'amateraniro, ndamubwira ntuze kumambwiriza akantu gatoya, ntago ntinda. Narabwirije kuko ari Imana yabimbwiye, kandi Imana yabifitemo gahunda. Narabwirije, Imana ibana nanjye, mbese bigenda neza. Umukozi w'Imana Mama Zuzu aratanga, aravuga ati kumbi dufite umukozi w'Imana tutabizi. Aranyakuraje cyane, aravuga ati uri umukozi w'Imana, Ev.Vestine, Imana araguhamagaye, ufite impano. Ambwira n'ibyo Imana imubwiye, mbese numva noneho nanjye ntangiye kumva ko Imana yampamagaye, kandi Imana yabimbwiye ati ujye numubwira ubwirize nyine nabivuze. Noneho Mama Zuzu ntabwo yabyihanganiye. Abakozi b'Imana bajya bapromotinga abakozi b'Imana, yabona ufite umuhamagaro akumva nyine yakuzamura. Yabwiye abashumba banjye, arabwira ati dufite umukozi w'Imana, Vestine, banyitana Mama Kendra, kuko umukobwa wanjye w'imfura yitwa Kendra. Nuko ati dufite umukozi w'Imana, yatubwirije turafashwa, afite impano ikomeye cyane. Nuko abashumba nabanjye nabo bambereye imfura cyane, bampa umwanya ndabwiriza. Nabyuka icyo gihe nabwirije mu iteraniro ry'ababyeyi ku wa gatatu. Hanyuma mbwiriza mu babyeyi, Imana ibana nanjye, Imana iramanuka, abantu barafashwa cyane, abashumba barafashwa. Icyo gihe twari tuyobowe umushumba, hari Mama Bishop arishima cyane, anezerwa umuhamagaro wanjye, aravuga ati ntago bisanzwe, ntago twari tuzi ko dufite umukozi w'Imana mu itorero ryacu umeze gutya. Mbese mbona yabyakiriye neza cyane. Rero nawe ntago yabyihanganiye, yaragiye abiganiriza Papa Bishop, umushumba mukuru w'itorero, aramubwira ati dufite umukozi w'Imana. Mbese urumva byari sheni, kubera ko Imana yabifitemo umugambi. Nuko hageze mu kindi cyumweru ku wa kabiri, hari amateraniro n'umugoroba. Ubu ndi kukubwira kujya wumva ukuntu umuhamagaro wanjye wagiye uzamuka. Noneho umushumba aramamagara, arambwira ati rero ku wa kabiri uzatuguriza mu iteraniro. Ubwo urumva nyine kumva umushumba guhamagaye, urajya kubwiriza, abashumba bari aho, hari Revera Pasteur Rwibasira, hari Bishop, hari abashumba bakuru, mbese akantu kako bakajemo. Ariko ndasenga Imana, Imana irambwira ati humbura ndabana nawe. Harimo gahunda y'Imana, harimo umugambi w'Imana. Ndabyibuka nyine ndagenda nyine, numva ko ndi bubwiriza iteraniro nyine. Ndicara baranyakira, ndibuka ko ibyo kigiye banyicaje imbere nicaranye n'abashumba. Urumva nyine n'amavuta yaramanutse menshi cyane. Ahantu amavuta yaramanutse, numva ndavuga Imana iri kumwe nanjye. Banyakiriye bajya kunyicaza, mbona banyicaje iruhande rwa ba Bishop. Ndavuga yewe siko ibintu bujya bikomeye. Nuko
igihe kiragera baranyakira, ndabyibuka ko njya kubwiriza ni papa bishop umushumba mukuru wanyakiriye ku gatuti aransengera, arambwira ati rero ntugire ubwoba. Yamaze gusenga aranyongora ambwira ati rero ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Ambwiye ako kantu numva amavuta aramanutse, noneho numva noneho ubwoba burashize, ndabwiriza Imana ibana nanjye pe, Imana ibana nanjye. Ndabyibuka ko icyo gihe mbwiriza nanubwirije nta muntu wicaye mu ntebe, abantu barahagurutse, mbese hamanutse umuriro udasanzwe mu iteraniro, abantu bafashwe n'ijambo ry'Imana, abantu barabohoka, abantu mbese ntabwo byari bisanzwe ibintu Imana yakoze icyo gihe, nanjye ubwanjye byarantunguye. Rero Imana itangira kunshyigikira gutyo, umushumba arishima cyane, abashumba barishimye, mbona ko bibakoze ku mutima, uburyo babonye Imana iri kunkoresha kandi uburyo Imana impagurukije, numva nanjye biranejeje cyane. Muri icyo gihe ndumva byabigeze muri 2013, noneho ntangira gukora umurimo w'Imana mu itorero. Urumva ko abashumba bari bangiriye icyizere, ntangira gukora umurimo w'Imana mu itorero, bakajya bambwira turabwiriza ku wa kabiri, urabwiriza ku wa gatanu, noneho bangirira icyizere cyane. Noneho Imana iranshyigikira pe, iranshyigikira, abashumba mbagiraho igikundiro. Hari uburyo abantu bagupromotinga ukabona ko umuhamagaro wawe bawushyigikiye. Ibyo narabibonye cyane kandi ni ukuri Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha pe. Hari mu 2013 aho ngaho rero niho n'imbaraga z'umwuka wera, cyangwa kuvuga wa muriro wamanutse, intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru, kuvuga mu ndimi mu 2013 niho wa muriro wamanutse rero. Ndabyibuka icyo gihe twari turi mu rugo, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, twari turi kumwe icyo gihe n'umwana nareraga, twari turi kumwe, yari umukozi w'Imana mu missionnaire, ari umuvugabutumwa. Nuko ndabyibuka icyo gihe nta n'umukozi nari mfite, ndangije dukora umuturimo vuba vuba, twicara mu ntebe tuganira ijambo ry'Imana. Ndabyibuka icyo gihe hanganiriza ku ijambo rivuga ngo urinde muri Kristo Yesu. Iryo jambo yari rirangije, imbaraga z'umwuka wera zamanutse, natangiye kuvuga mu ndimi. Ndabyibuka icyo gihe hari nko mu masaa 4, byageze nko mu masaa 8 ntarahagarara nyivuga mu ndimi. N'umwana waragiye ku ishuri yazosanga ntaracana, ntarateka ibyo kurya ari burye, nyivuga mu ndimi. Habaye ibihe bikomeye cyane icyo gihe, umva ko Imana yagendaga inzamura inyuza n'izindi mbaraga zayo, kuko burya iyo dufite umwuka wera tuba tumufite, ariko yamanutse na wa muriro, Imana hari ibintu birimo kugenda igukuramo. Mbese burya Petero wa mbere si Petero wacyagiye amaze kuzura umwuka wera. Haleluya. Rero ibyo bintu Imana yagiye ibikora neza. Bigeze 2014 noneho nibwo habaye gusengerwa kwivuga butumwa nk'abavuga butumwa. Rero umva abashumba baricaye barareba abavuga butumwa bafite umuhamagaro. Ndabyuka ko icyo gihe n'umushumba mukuru amamagaye, umushumba mukuru yarampamagaye arambwira ati witegure, nawe tuzagusengera mu bavuga butumwa, byakira neza. Rero aho ngaho byagenze neza cyane. Ndibuka ko hari muri tariki 13 z'ukwa 9 2014 nibwo habayeho gusengerwa kwivuga butumwa. Noneho aho ngaho ndabyibutse, nibwo noneho Imana atangiye kunkoresha, cyane. Ukabona ndabwiriza, ariko nkabwiriza mu zindi mbaraga, ku buryo n'abantu twabaga tuganira b'inshuti zanjye bambwira ati uzi ko ugeze ku gatuti ntabwo tumenya ko ari wowe, tubona urundi muntu. Noneho abantu batangira no kungirira icyizere, abantu barwaye bakambwira bati se uzaza dusengere, abafite ibibazo bitandukanye se urahari uzaza dusengere. Noneho nagira gusengera abantu nkabona birimo birakoreka, nkasengera umuntu akambwira ati uzi ko ya ndwara yakize, nkabusengera umuntu akambwira ati ko cya kibazo cyakemutse. Mbese mbona Imana itangiye kunshyigikira mu mahamagaro. Numva ntangiye kwizera Imana, ndavuga kuzi ko Imana koko inshyigikiye, Imana iri kumwe nanjye. Ndabyibuka rwose Imana yagiye inkoresha ibintu bikomeye, siritu cyane mu gusengera abarwayi. Ndabyibuka hari umurwayi icyo gihe nigize gusengera, twari turi mu bitaro bikomeye hano muri iki gihugu, nanjye nari mafite umurwayi, noneho hari mukuru wanjye wari uriyo, njya kumusimbura nyine. Noneho ngeze nsanga bamenye ko hari umukozi w'Imana uri buze, ati rero ugomba kudusengera tugiye kuryama, kuko n'abantu bagiye kuruhukaho gakeya, nduzi ko abarwaza bataryama. Nuko turangije Imana iramanuka aho hantu. Hari umukongoreze wari urwajwe na mama we, yararwaye ama infection mu mara. Dr yamubwiye ko byibura aho hantu azahamara nk'amezi 8,
kuko baramubajije ngo ati se hano tuzabama igihe kingana iki, umva bavuye mu kindi gihugu, kandi mama w'uwo mukobwa yari umudirectrice ku ishuri ry'iwabo, nibo babimbwiye ati hano twagombaga kwamera amezi 8 niko dogiteri yatubwiye. Nuko turasenga Imana, dusenza Imana, Imana iramanuka. Nge ndibuka icyo kugenda narimo gusenga, nagiye kumva numva ikintu kimeze nk'ibicuru kinkubita mu nda hano hasi hagana hamarare, numva ijwi rirambwiye ngo aho hantu wumva genda uhamurambika ibiganza. Naragiye murambikaho ibiganza, ndasenga, nta nubwo mvaga ikinyarwanda, nasengaga mu kinyarwanda. Imana iramanuka, cyokoze Imana irababwira ngo ndabakije kuko njyewe nubwo nabivugaga ndi mu mwuka, ariko ndangije narabasobanuriye, tuvugana mu rurimi twumvikanamo, mbabwira ibyo Imana yababwiye. Imana iravuga ngo ndabasezereye. Noneho Imana yadusezereye twese aho ngaho mu byo bitaro, dusezereye twese aho ngaho mu byo bitaro, ngo mu minsi 3 mwese muramutashye. Nari mfite umurwayi urembye, uwo mukobwa w'umukongorezi yari arembye, uwo undi mu mama nawe wakoze impanuka aho ngaho yari arembye, ariko Imana yavuga ati mu minsi 3 ndabasezereye. Nuko noneho wa mukongorezi w'Imana avuga ati none aha ndagusezereye uratashye. Ariko nyine maze gusubira warukundu duhanura tuvuze ibyo Imana ivuze, wamara gusubira mu mubiri ukavuga uti se ukumva nyibigize ubwako kubyo Imana yavuze, ariko rimwe nari wumva nyine ubusubiye mu mubiri, ariko ndavuga ni Imana yavuze yamukijije buriya. Byari bikomeye cyane. Rero ubwo n'ubuhamya gato ndugutanga, kuko binatinyaga kubivuga muri iminsi ishize, natinyaga kubivuga nkavuga ko Imana agiye nkoresha, ariko Imana yaje kuntumba bati ujye uvuga imirimo y'Imana. Natangajwe n'ejo bundi noneho umuntu wo hanze nahamagara avuga ati kuki utinya kuvuga imirimo y'Imana, kuki utinya kuvuga ibyo Imana yagukoresheje. Nge nagiraga ubwo nkavugana abantu batavuga ko ari ukwishyira hejuru, ariko burya tugomba kuvuga imirimo y'Imana, kuko ni Imana iba yabikoze, ntabwo twe tuba twabikoze. Ni Imana iba yakije, ntabwo twe tuba twakijije. Ndabyuka muri icyo gitondo kugiye abadogiteri baza muri controle, baraje bahera kuri wa mukongorezi, umva ko Imana yavuze ati nkoze igitangaza ndabakijije. Dogiteri akigira kuri wa mukongorezi amufata ibipimo, aramupima uko yamupimaga ngo arebe ko uburwayi bwe buhagaze. Dogiteri yahise avuga umva ko bavugaga igifaransa, aravuga ngo Dieu a fait le miracle, amubwira ngo Imana yakoze igitangaza. Urumva mu buryo kuri dusenga, ntabwo dogiteri twasenze mu masaha 3 tugiye kuryama, dogiteri amubwira ati Imana yakoze igitangaza. Aravuga ati ubwo tugiye kubasezerera none aha, ati ngo tuvugana ngiye kwandika impapuro mutaye. Byari ibintu bidasanzwe aho ngaho. Mama wari umukongorezi, niba hari abantu bazi guserebura mu buzima nabonye abakongorezi. Mama we yarabyinye araceza, aravuga ati mutumishi wa Mungu, mbese ubona ko abuze ikinankorera, ariko yari Imana. Burya iyi Imana igenda igaragaza uburyo yaguhamagaye ikabikwereka, kuko itagukoresheje ntabwo wamenye ko Imana yaguhamagaye. Hari ibyo Imana igenda igukoresha kugira ngo ikwereke yuko yaguhamagaye. Wa mukongoreze kandi koko hashize nk'amasaha 2 bahise bajya kubazanira impapuro, baramusezerera rwose, badusize aho ngaho uwo munsi. Bukeye wa muntu agomba kuryama amezi 8 aho ngaho, yafite ama infection mu mara, byari bikomeye cyane. Rero undi munsi wa 2 naye nafite umurwayi ukomeye, natwe tuba turatashye. Undi munsi wa 3 wa mama nawe wari warakoze impanuka nawe baratashye. Urumva byabaye ibintu bikomeye aho ngaho mu bitaro. Ni bitaro byizewe hano muri iki gihugu, hakijwe abasore 3 icyo gihe. Ndabyibuka baje kundeba, barambwira ati nta kindi kintu tuvugana nawe, turashaka gukizwa. Twumvisha ibintu Imana yakoze ahantu, twumvisha ibintu Imana yagukoresheje, turashaka gukizwa. Abasore 3 baranabatijwe, ndabishimira Imana cyane. Baranabatijwe, naranabaherekeje bajya kubatizwa. Byari ibintu byiza cyane. Nta kintu kinezeza nk'iyo mbonye umuntu akishijwe, namubwirije cyangwa se biturutse kuri nge, numva ari ikintu kidasanzwe. Nshaka kumara nk'amezi nkangahe ndi kugendera mu kirere, ukuntu numva hari undi munezero mfite udasanzwe. Rero aho hantu Imana yarahagaragaye cyane. Handi Imana yagiye igaragara muri CHK. Ndabyuka ngiye gusengera umumama wari ufite ikibazo cy'ukuguru, nanjye gusura umurwayi, noneho ndamusengera kugira isura umurwayi. Noneho bumvisha uburyo senze, baravuga ati se waje ukadusengera. Ndagenda sengera, ndi kukubwira uburyo Imana yagiye inzamura, nkagira nkumva mfite confidence zo gukorera Imana, nkumva mbese narahamagawe kubera ibintu Imana yagendaga inkoresha. Ntago mbivuga byose kuko ni byinshi. Ndasoreza kuri uwo mumama, yarafite ukuguru kwabyimbye kunini cyane, yangu kugana n'imeza, noneho ukundi kwari gutoya. None ndavuga se uku kuguru ufite kwanganaga nuko nguko gutoya? Arambwira ngo yiko. Ndasenga, njye gusenga, numva ko nsenze nyine, ariko gukiza no kw'Imana kandi koko Imana niyikiza. Naramusengeye, noneho numva ijwi rirambwiye ngo fata amazi
hanyuma uyoze uku kuguru kwe. Narabaje se mufite amazi, barayazana ndayasengera, ndangije noza kwa kuguru. Yewe Imana akoze igitangaza. Imana ni Imana, ihamagaye umuntu iramukoresha. Mbwira n'abandi bagenzi banjye bahamagawe, iyo Imana iguhamagaye iragukoresha, ikiba gikeneye no kwakira umuhamagaro. Hanyuma hashize iminsi 2 nahamagawe na bene baba muri Australia, baramumagara bambwira ati Imana iguhumugisha, Imana iguhumugisha, tuwa murwayi wasengeye yatashye. Yatashye mu rugo, Imana akoze ibitangaza. Nawe se yatashye ukuguru kungana n'ukundi, barambwira ati ni muzima ubaragenda. Haleluya. Izo ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'Imana. Rero Imana agiye inkoresha mu bwo buryo, bituma ngira confidence, bituma ngira kwizera yuko Imana yampamagara ntabishidikanyaho. Rero ntizinize mu magambo, nubwo nafite umuhamagaro wo gukorera Imana, ariko narifite n'impano y'ubucuruzi. Iyo mpano y'ubucuruzi yaragiye imvangira cyane. Nkumva ndashaka gushakisha amafaranga rimwe na rimwe somehow. Nkumva nyine kuko ubu nabayeho mu buzima numva ndi umuntu wishoboye, nkumva nta dependa no ku bandi bantu, kuko nabayeho numva nshoboye gukora business, nshoboye gukora, noneho bwa bucuruzi bugashaka kwivanga n'umuhamagaro, bigasa nkaho Imana itabyishimiye. Rero aho ngaho nagiye nkora ubucuruzi butandukanye, ariko noneho narekuriye narabivuze muri video ya mbere, igihe nagiye gukora ubucuruzi ejo bundi hashize imbere ya corona, narifite amafaranga rwose, ntabwo ari make ntabwo ari na menshi, ariko ibyo ndibaza ko rwose iri amafaranga ashaka kuvamo business nziza. Nuko nagombaga navanye umukomisiyoneri mu mujyi ugomba kunshakira iseta, ariko mu gitondo byuka njya gusenga ahantu, njya kwirera ahantu mu Gahuru, ahantu nyine ku musozi, ndavuga ngo Mana agiye kugukorera nkoretse business uzabane nanjye. Narifitemo akantu k'ubwoba, kuko hari ibintu byagiye bifeiringa nyine, Imana ikajya ibikuraho kugira ngo imbone, kuko ugiye tugiye mu mafaranga cyane ntabwo Imana ishaka kukubona cyane. Street muri business, umuntu igiye muri business akese ucanga twarwa n'amafaranga. Ubwo rero nagiye ngiye kubyereka Imana, ndavuga Mana uzabane nanjye, uzandinde guhomba n'iki byose. Haje umuhanuzi kazi w'Imana, haje umugore yambwiye ngo asengera gukura ADPR y'Umurambi. Ntambashye kwa mudamu we usengera hehe uva hehe, ariko ibyo Imana mucishijemo yambwiye ati umva Imana kwikubwiye, naguhamagariye kunkorera amagambo ya mbere yambwiye. Yasanze aho nari nicaye mfukamye, arambwiye ngo Imana yaguhamagariye kuyikorera, nta kindi kintu Imana yaguhamagariye. Imana irambwira ngo va mu by'urimo unkorere. Ubwo urumva Imana yampaye details z'uburyo nzayikorera, ntabwo ari ngombwa kubivuga, nta nubwo ari kumwe kubirambura. Imana irambwira uzagukoresha gutya, nzagukoresha gutya. Imana irabimbwira. Nari maze iminsi ndi kuri za YouTube, ndi kuri za Google, nshakisha ibintu, nabonye ibintu nyine birimo amafaranga, ibintu zajya nungukamo. Umva nagiye nkora ubushakashatsi, Imana irambwira ngo nibyo umaze iminsi ushakishamo bivemo, naguhamagariye kunkorera. Icyo gihe nyine urumva nabaye isa nk'ucitse intege, cyo koza ndavuga ngo Mana urakoze, kuko amafaranga yenza kuyahomba byari kumbabaza cyane, byari kumbabaza. Imana yarakoze. Ubwo rero urabyumva umuhamagaro uko Imana yagiye inzamura, Imana yagiye inzamura. Niyo mpamvu abantu babona kuri iyi kamera muri uyu mwanya turimo, nuko niyeguye gukorera Imana. Memo nubwo ako kantu ka business katashire cyane, ariko nubwo nakora business, ntabwo nakora business kujya kwiseta ngo nicare ngo uvuye ngo nicane kuva mu gitondo kugira nimugoroba, ntabwo byashoboka. Kuko akenshi ubona Imana igenda itwoherezaho abantu kandi tukabafasha kandi bikagenda neza. Ibindi Imana irabikora, ubona Imana yiyeranja, ubona Imana icinzira, Imana igakora ibikomeye, kuko nta muntu wakoreye Imana ujya wikorera amaboko, nta muntu wakoreye Imana ujya ukorwa n'isoni. Ibindi Imana igenda ibikora kandi nkabona ko Imana iri kumwe nanjye. Imana yabanye nanjye pe, yabanye nanjye mu murimo wayo, ibana nanjye mu kuyikorera. Imana iranshyigikira, urumva wenda ari aho nagarukiriza. Rero Imana ikomeje kubana nanjye. Murakoze. Urakoze cyane mu byo tuganirije mu rugendo rwawe rutari rworoshye, rukomeye, aho wagiye utubwira kuntu wari ufite umuhamagaro ariko ufite n'impano yo gukora ubucuruzi, ndetse no kuntu Imana yagiye igufasha muri ubwo buryo bwose butandukanye. Ariko nenda kukubaza, ese muri ubwo ubucuruzi ukibwiyumvamo ndetse n'umuhamagaro uri mugenda ushaka kuvuka, haba hari nk'ibintu ubona wahuye nabyo mu bucuruzi watubwiraho gakeya bishobora kuba warabonaga bisa nk'ibitero bikomeye bishobora guhagarika uwo muhamagaro, duhe nk'ingero zaho wenda byagiye bikubaho? Byagiye bibaho cyane.
burya iyo Imana yakuvuzeho ikurikirana ijambo yakuvuzeho, kabona nubwo wajya mu tundi tuntu, ariko Imana igihe cyose reba icyo yakuvuzeho. Urumva ko nari mfitemo niyo mpano y'ubucuruzi, none ikivanga niyo mpano y'umuhamagaro. Habayeho bihombo mu bucuruzi, naracuruje, ngaho nacuruje, nagiye Kampala, nabanje kubabwira ko hari ubuzima twaciyemo mu rugo, ko ari impano y'ubucuruzi nari mfite. Ibaze ko icyo gihe najyaga Kampala afite 50. 50 nabikuragamo itiki arere turu, nkakuramo nayo kuranguza, kandi ukabona ubuzima buragenda gahoro gahoro, ariko n'ubundi ugasanga birantwara umwanya cyane. Nabyo Imana ibivanaho. Ndabyuka ko icyo Kampala nanyiri muto, ko twashatse tukiri batoya, twashatse mu myaka 22, 23, urumva aho ngaho nari mu myaka 24 wenda, umva nanyine nkana kajene cyane, nkajya Kampala, ariko umuhamagaro Imana undiho nkunda n'Imana. Ndabyuka ko nagiye kugenda n'umugabo agenda ntereta avuga ati se ko buri umwana nkambona wampaye impeta wararongowe. Ndabwo nge nararongowe, mfite umugabo, mfite n'umwana narashatse. Ati se bimeze tugiye tugana nyine ku bintu bya business, ariko nkabona nyine afite izindi gahunda. Ariko nyine namwibwiye, namubwiye n'amafaranga mfite, mubwira ukuntu Imana iri kunshyigikira, ari byo iri gukora muri business. Ati se amafaranga ko ari make. Umva amafaranga nagendagamo arere turu, nako nagendaga mu gitondo saa 11, saa 3 z'ijoro nkafata indi bisi ingarura. Umva na amafaranga yaroge nabaga mfite kujya kuryama Kampala. Ndibuka ko umugabo yambwiye ati rero waje tukagenda, umva izo mbogamizi zose zigendeza mu murimo w'Imana no mu muhamagaro, aho sataragira tugabaho ibitero. Ati waje tukagenda ugakaraba ukiyuhagira, nyine urabyumva. Ati ndagwibumbi 100 ngahe nyine ugiye kurangura no urangura ibintu bifatika. Ariko nge buriya kubaho ukuze usa nk'umuntu ufite n'ubundi confidence zuko utadepanda ku bandi, ni ibintu natesheje agaciro cyane. Namubwiye ngo sukomeze, sinuko nteye. Kandi urumva umuntu guha 100, wowe ufite 100, wumva nabaga nakuye miti byaga nka 30 na kujyaho najyaga gatogo k'igihumbi kuyanga amafaranga nyine. Umva amafaranga ukuntu yanganaga, umva kujya muri hotel ukakara amazi ashyushye ukaryama. Nashoboza nkabwira umugabo ntinagiye, hari umudamu twararanye, ariko nabayeho nkunda Imana, ninye Imana kandi nkunda gukiranukira Imana. Urumva uwo mugabo ntago byakunze, nta nubwo nigeze mba no muri ubwo buzima, ariko izo zose zari imbogamizi mu murimo w'Imana, mu bukene, ariko Imana igenda ibana nanjye. Nubwo bwa bucuruzi Imana yaje kubukuraho, ariko aho ngaho ngize buriya abadamu n'abandi bantu bajya bakora business, duva natangaho inama ho gakeya, aho abagabo bajya bareka abagore babo bakajya muri business, abajya baba maso cyane, kuko habamo ibishuko byinshi cyane, habamo ibintu bitandukanye bishobora kuba byafata byakwinjirwa rwabo biturutse ko umugore yakoze business. Abajya babyitondamo cyane, kuko inzira bacamo aho harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ndashima Imana ko icyo gihe Imana abanye nanjye rwose, nta mutima ucira urubanza. Rero ubwo urumva hajya habamo imbogamizi, icyo gihe ubwo bucuruzi buza guhagarara. Ariko noneho mutwara abonye akazi noneho umva ujye umuhamagaro ntabwo nabyirukanyiye cyane, ahubwo numvaga noneho igishoro kibonetse, ndavuga noneho wow, amafaranga arimo tugiye gukora business. Dore ngo ibihombo biraza. Umva nakoze busheri irahomba, njya mu myenda Nyabugogo irahomba, njya subira Kampala birahomba, njya Nairobi birahomba. None n'ubworozi nakoze bw'inkoko. None icyo gihe ubworozi bw'inkoko ngiye gusenga, Imana yangaga ibintu bintwara umwanya ngo unjye mu mafaranga cyane. Njya gusenga ndavuga ngo Mana nkweretse ubucuruzi bwanjye, ariko numva ijwi rirambwiye ngo eko se inzu nabahaye mubamo watanze angahe, mbwirayo wishyuye kuri iriya nzu. Ariko iryo jwi ntabwo nabyitayeho cyane, ahubwo nyine nashaka gukora cyane. Naguye ko business yankururaga cyane, ariko ndashima Imana ko aho ngeze none numva mpagaze mu muhamagaro neza, ntagitwarwa n'ibyisi. Nuko ariko umuntu n'umudamu ambwira ati inkoko zirunguka n'ibiki. Ndashyuha mbwira umugabo ibintu biragenda. Hari twa dufite agasamba ahantu, ndagenda tubakamo ikiraro. Inkoko nazanye icyo gihe zari inkoko 200 nizo nari natangiriyeho, nyizizana njyamye muri iryo joro. Imana inyereka zose ndi kuzishyingura, ndi kuzishyirwa nk'uko bashyingura ducukura tugahamba. Umva hashize ibyumweru 2 za nkoko zose zari zirangiye. Ntabwo Imana yashakaga yuko hari ibindi bintu by'isi nirukankamo, ntabwo nicyo kintu nabonye. Urumva iyo busheri irahomba, hajya ibihombo byinshi. Iyo mbaza amafaranga nahombye numva nyine nta kundi, ariko ubu ngubu noneho nashyizemo, namenye ubwenge, kuko bajya bavuga ngo ariko ngo Imana iguhombe yaguhombye.
umva ko nani nagiye kuyahomba yandi nanone ejo bundi, ariko Imana igirira imbabazi. Imana yavuga ati none ari nyamuhombye, noneho ararwara tu, ariko Imana irabimbuza. Uwo urumva ko nizo mbogamizi zagiye ziba, ariko nakira umuhamagaro w'Imana, ntago nyitwarwa n'ibyisi. Urakoze cyane utubwiye urwo rugendo, ukuntu impano y'ubucuruzi n'umuhamagaro ukuntu byaje kugeraho usobanukirwa neza aho Imana igushaka. Kuko usanga hari n'abandi Imana ahamagaye ariko bakorera muri bizinesi, ariko muri ubwo tuganije hari aho wagize uti ubu ngubu nkomeye mu muhamagaro, ntago nkitwarwa n'ibyisi. Hari ikintu nenda kukubaza, akenshi usanga buri umuhamagaro wose ujyanye no gukorera Imana, akenshi uzamo intambara, umuntu ahura n'ibintu bigiye bikomeye. Iyo turebye Mose avana Abisiraheli muri Egiputa, yahuye n'intambara. Ahantu henshi usanga Satani agenda arwanya ubwami bw'Imana kugira ngo butaguka butagera ku bantu. Ndagira ngo nkubaze niba nawe warahuye n'izo ntambara, ese niba warahuye nazo, ni iki cyagiye kigukomeza umutima kugeza na n'uyu munsi, ku buryo biguha imbaraga zo gukomeza gushikama mu muhamagaro ndetse no mu gukorera Imana? Birumvikana, iyo ufite umuhamagaro cyangwa se tuvuge witwa umukozi w'Imana, ko byagenda kose hagomba kuba intambara. Ntago Satani ashobora kwishimira yuko ukorera Imana. Intambara zirahaguruka ndetse mu buryo butandukanye ndetse butari bumwe, ariko icyo tubona nuko Imana igenda idutindisha kandi ikaduha imbaraga. Izo ntambara zagiye zibaho, ariko ngenda mbona Imana indwanirira kandi Imana inkomeza. Uravuze uti icyatumye ukomera ni iki mu muhamagaro? Icyatumye nkomera nta kindi, ni hano nabonaga Imana igenda inkoresha. Avuga se umuntu nkanjye nkabona Imana irankoresheje, nkabona hari igitangaza Imana inkoresheje kidasanzwe. Nkumva nyine ndakomeye, nkavuga ariko nubwo ndi guca mu ntambara, nubwo ndi guca mu rugamba, ariko ndabona Imana ishyigikiye, ndabona Imana iri kunkoresha. None ibyo ngibyo bigatuma umuhamagaro wanjye numva utanyeganyejwe. Nkavuga ni ngomba gukomeza nkakorera Imana nubwo izo ntambara zihari, ariko nkakomeza. Nta kindi cyankomezaga rero, n'uburyo nabonaga Imana igenda inkomeza, nkabona Imana igenda ibohora abantu, nkabona Imana igenda ikiza abantu, nkabona abantu bagenda bakira agakiza. Nkavuga ni uko byagenda kose, uburyo Imana irimo kunkoresha, ntagomba gucika intege z'urugamba, kuko tukiri mu isi tugomba guhura n'intambara cyane. Abakozi b'Imana burya hari ibitero Satani tugabaho, ariko tukabona Imana iturwanirira. Urakoze cyane. Mu muhamagaro wawe wakomoje aho wagiye utubwira, wagiye usengera abantu, Imana igenda ikora ibitangaza, na n'ubu iracyabikora, abagenda bakira agakiza muri ibyo byose bitandukanye. Ese hari uburyo waba uri gutegura ku buryo nka bamwe babishaka bashobora kuduha ubuhamya kuri iyi cano, bashobora kuzatubwira iby'Imana yagiye ikora? Urakoze cyane, ikibazo wabajije ni cyiza, kandi ndimo ndagitekerezaho kugikora. Wumvisha ko nakubwiye ko hari abantu Imana yagiye inkoresha ikabakiza. Ubundi ntabwo nabivugaga, narabitinyaga cyane. Bahegoko nkumva nyine n'Imana yankubita, kubwira umuntu ngo gusa ko nasengeye umuntu agakira, nkumva mbese harimo nk'ikintu cy'ubwibone cyangwa se cyo kwishyira hejuru. Ariko Imana imaze kumishora ko n'Imana ibikora, ntabwo ari twebwe. Ntabwo dukwiye gutinya guhamiriza abantu imirimo y'Imana n'iby'Imana irimo gukora. Rero turimo kuri iyi cano twafunguye, hari abantu Imana irimo gukorera ibitangaza, hari abantu Imana irimo kubohora, ndetse bagiye banyureza na za mesaje, hari abantu Imana yagiye ikiza. None ubu ngubu nabaye ndumva ngiye kuzambwira abantu imirimo Imana iri gukora binyuze muri mesaje. Turatubabwira abantu mesaje iby'Imana iri gukora, kugira ngo abantu bizere ko Imana ikiza. Hari umuntu urwara kumva ko byarangiye, ndetse kwizera kukarangira, ibyingiro bikarangira. Ariko iyo wumvisha ubuhamya bw'Imana iri gukiza, uravuga uti wow, nanjye Imana ishobora kunkoraho. Rero ubuhamya nabwo ubwabwo burakiza. Rero tugiye kujya dutanga ubuhamya kuri iyi cano, hanyuma tuzajya dusoma mesaje z'abantu Imana yagiye ikorera ibitangaza, Imana yagiye ikiza. Ikindi habonetse hari babonye umwanya, hari nabo tuzajya kuri kamera bagatanga ubuhamya. Urumva yuko Imana iri kumbwira ko abantu bakeneye ubuhamya, abantu bakeneye kumenya ko Imana ikiza kandi Imana ibohora, ari Imana ikora ibitangaza. Ni mu bwo byo turimo kubiteguramo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha ku byo tuganirije byose. Ngarutse imbere ho gatoya, wadusobanuriye umuhamagaro wawe
mu bwana ukuntu wagiye uzamuka hariya hose wari uri, tubwira ko waje kwiga mu segonderi, wize mu kigo cy'abarokore ari naho waje gukirizwa, ariko ntabwo watubwiye cyane urugendo rwawe rwo gukizwa, igihe wakirijwe, icyo gihe wabatijwe ryari. Iki nkikubajije kugira ngo n'abantu badukurikiranye babashe kubona uyu muhamagaro wawe utangira, byatangiranye nandi, wakiriye agakiza gute, ni iki kintu gikomeye wumvishe kigusunika umutima ugafata ubuzima bwawe kuva icyo gihe kumva ubuhaye Yesu kugira ngo anabugenge abuyobore? murakoze cyane. Mbaje urugendo rwanjye rwo gukizwa, nabivuze. Urabona ko navuze yuko natangiye nkorera Imana nkiri umwana mutoya, byaranafashije cyane. Ntabwo urabashije kwirukanka mu by'isi cyane nk'abadolescente, kwa kundi umwana nyine yirukanka mu tuntu dutandukanye, umva ko ubuzima bwanjye bwari buri hafi y'Imana. Rero muri segonderi urebye niho nakiriye agakiza, mba umurokore, numva ubuzima bwanjye mbuhaye Kristo, niho nakiriye Yesu. Muri segonderi urumva ni kera, ariko mu kubatizwa nabatijwe muri 2011, nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Rero agakiza n'ubundi urumva ko nari nkafite, ariko habura umubatizo nibwo nabatijwe. Ako maze kubatizwa nibwo noneho za mbaraga zagarutse nyinshi cyane zivuye ku Mana, mbona ko mbaye undi muntu wundi. Nabwo Imana yatangiye kumishurira byinshi, nabwo Imana yatangiye kunganiriza byinshi, nabwo Imana yankomereje no mu gakiza kayo, numva gukizwa n'umwambaro ngomba kwambara, kuko nakambara nk'iri kote nagomba gukuramo. Niko agakiza numvaga kamereye. Ubwo rero urugendo rwanjye rwo gukizwa rwagiye rugaragaramo Imana cyane, cyane ko ugiye ukijwe ukiri mutoya bituma utajya mu by'isi bitwara abandi mu buto bwabo. Byambere protection, bituma ngendera imbere y'Imana, kandi Imana igenda nayinezererwa, igenda nyereka umutima yuko yamamagaye. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, twagira ngo tubwire n'ubuhe butumwa twageza kukurikiye uyu munsi bari kurwana n'umuhamagaro se, cyangwa se bashaka guha ubuzima bwabo Yesu, kuko mu buhamya bwe wagiye ugaruka kuntu Imana yaguhamagaye, kuntu wakiriye agakiza, by'Imana agiye gukoresha. None ni ubuhe butumwa wasangiza abagukurikiye uyu munsi barwana n'umuhamagaro, ndetse wenda bafite izindi mpano zitandukanye bakoresha, ariko bakaba bataramenya neza umuhamagaro, cyangwa se n'abashaka kwakira agakiza? Hanyuma nurangiza kubitubwira iryo jambo uranadusengera. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu badukurikiye muri uyu mwanya, ku bantu bafite umuhamagaro w'Imana, bagomba kwakira ijwi ry'Imana bahamagarira kuyikorera, kuko nanjye nagiye numva ijwi ry'Imana, ariko ugasanga ndacyagiye mu by'isi cyane, muri bwa bucuruzi nakubwiraga nyine. Ndibuka ko mu gihe cyashize bwo rwose haje ijwi rifite imbaraga rirambwira ngo ko naguhamagaye ngo nkorere, kujya utankorera. Nari maso rwose, nko mu masaa 8 z'ijoro, saa 9 ndeba, numva ijwi rivugira hano ngo mbese ko naguhamagaye ukaba utankorera. Kandi Imana ijya muri detail byagiye inkorera, yambwira nakurinze ibi nagukoreye ibi, noneho kujya utankorera. Iryo jwi ryabaye nk'irimpahamuramo ukuntu, ariko rituma ntinya umuhamagaro. Ndavuga uyu Imana guhamagaye umuntu ntago ujya imuhomba. Aho rero ndabwira abantu yuko abantu bafite umuhamagaro w'Imana bakwiye kwita ku ijwi ry'Imana. Niba Imana araguhamagaye, ita ku muhamagaro w'Imana guhamagaye, kuko Imana irakubona nk'igishoro cyayo mu isi, irakubona nk'umuntu w'umumaro mu isi. Niyo mpamvu ukwiye kwakira iryo jwi ry'Imana guhamagara kuyikorera, tutitaye ku by'isi, kuko nibyo koko abantu b'abakozi b'Imana cyangwa se bafite umuhamagaro usanga hari utundi tuntu barebaho. Ntabwo natinya kubivuga, bibaho bitewe n'ubuzima, bitewe n'imibereho, ariko burya Imana igikora ibikomeye ku muntu yahamagaye. Uko dusuka nguko uko turi ibindi bihangange, ahubwo ni Imana igira ukuntu bigenza neza kandi yita ku bakozi bayo. Rero ku bantu Imana yahamagaye, bakwiye kwita ku muhamagaro wabo bagakorera Imana, ndetse n'igihe tugezemo n'igihe cyo gukorera Imana. Tugeze mu gihe cyo gusarura, aleluya. Tugeze mu gihe cyo kubwira abantu ko Yesu ari umwami. Tugeze mu gihe cyo kubwira abantu ko Kristo yabapfiriye. Tugeze mu gihe cyo kubwira abantu bakava mu byaha bakinjira mu buzima bw'umucyo.
aribwo buzima bwa Kristo twahawe. Rero uhajya usanga hari abantu batazi Yesu, abo bagomba kumumenya kuko nitwe tugomba kubabwira Yesu. Hari abantu batazi ko Yesu akiza, hari abantu batazi ko Yesu abatira, nta handi hantu bazabikura. Ni twebwe tuzababwira ko Yesu yaje mu isi akaza gupfira abari mu isi kugira ngo babashe kubona ubugingo buhoraho. Rero ndashishikariza abantu dufatanyije umurimo w'Imana, dufatanyije uyu muhamagaro, kwambara imbaraga z'Imana. Tugeze mu gihe cyo kuba maso kandi tugeze mu gihe cyo gushaka iminyago tuzajyana kwa Data. Nta yindi minyago twe tuzajyana, n'ubwoko bw'Imana, n'abantu b'Imana tuzabwira Yesu bakamwakira, bakava mu byaha, bakakira agakiza, bagafata inzira ijya mu ijuru. Ibyo ngibyo numva ari byo kamba tuzambarwa tugeze mu ijuru. Rero abantu b'Imana bafite umuhamagaro nk'uwanjye bambara imbaraga z'Imana, bakorera Imana. Tukiri mu isi Imana izaduhemba nk'uko Petero yabivuze, aravuga ngo tukiri mu isi. Yari Petero abajije Yesu aramubaza ngo mbese ngo bagukurikiye, twasize abana bacu, twasize imiryango yacu, twasize amasambu, twasize amatungo, Yesu turagukurikiye bimeze bite? Yesu aramubwira ngo tukiri mu isi tuzagororerwa kandi ikindi tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ndumva ariyo message naho abantu bafite umuhamagaro, abantu bakurikiye Imana, abantu bakorera Imana, tukiri mu isi tuzabona ineza y'Imana kandi ikigeretseho kindi tuzahabwa n'ubugingo buhoraho. Murakoze, reka dusenga Imana nkuko mwabinsabye hanyuma dusoze. Mana yacu, Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya mwiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data mwiza, urinda ijambo wavuze kandi ukarisohoza. Watumenye kera tutaba urusoro mu nda ya ba mama, Uwiteka uradutoranya, uratweza, uradutunganya, uduhamagarira umurimo wawe. Turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Watugize abo kwizerwa, utugabira umurimo wawe, uragahora ku ngoma. Mwami Imana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya duhaye ni umwanya w'igiciro kandi sengeye n'abandi bose bafite umuhamagaro nk'uwanjye kugira ngo ubahe imbaraga, ubashoboze ibyo batakwishoboza. Turi mu isi dukurura, turi mu isi yuzuye byinshi, ariko umuntu wese ufite umuhamagaro Uwiteka watoranyije umwongerera imbaraga, umwongerera amavuta, ubwo twongerere ubushizi bw'amanga kugira ngo tubashe guhamya Kristo twahawe mu isi. Ijambo rya riravuga ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mwami Imana, ni twebwe kanwa mu isi, ni twebwe butumwa mu isi, ni twe dukwiye kurangura twabwira isi yose ko Kristo yaje kudupfira kugira ngo tuhabwe ubugingo buhoraho. Mwami Imana nyiringabo, twongerera imbaraga, twongerera amavuta, duhagurutse amaso yacu uyarinde kureba idafite umumaro, ahubwo tuhanga amaso wowe, duhanga amaso ijambo ryawe kandi duhanga amaso umurimo waduhamagariye. Turagushimiye Uwiteka, abadukurikiye kuri kamera ubaha umugisha kandi ubagirire neza. Komeze kubana natwe muri umurimo w'Imana kandi ukomeze kwagura imbago z'umurimo wawe kugira ngo Uwiteka abantu bamenye ko Kristo ari umwami. Tubyambaje dushima twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.